Murakaza neza kuri Rugwiro Prozone. Pi Network yaduhaye itangazo risoza umwaka w'ibihumbi 2025. Niryo tugiye rero kurebera hamwe ibiri muri iri tangazo Pi Network ryasohoye na Pi Core Team nyine. Bavuga uko umwaka w'ibihumbi 2025 wagenze muri Pi Network. Ibyagezweho byinshi bakoze birimo Open Network, ndetse bavuga ko hari hubatswe icyitwa utility nyakuri ecosystem, n'icyo umwaka w'ibihumbi 2026 uzatuzanira. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel, tuguhaye ikaze. Hanyuma ku bantu bahasanzwe, namwe mukomeze gukora share, murayikinge ibiganiro, ubundi dukomeze kuba umuryango mugari. Ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kugira, comment irafunguye, ushobora kutubarizamo, ubundi tukagoma tukungura ubumenyi. Hano ni kuri Rugwiro Prozone, hahandi twigira nyine bijyanye n'imikoreshereze n'imikorere ya blockchain, tukunguka ubumenyi ku bijyanye na artificial intelligence, AI cyangwa se ubwenge bukorano, ubundi tukabibyaza umusaruro. Aha rero dushobora guhera ku gice cya mbere n'ubundi baduhaye cy'umwaka w'amateka muri Pi Network. Pi Core Team yagaragaje ko umwaka wa 2025 ari umwaka w'amateka muri Pi Network. Impamvu zikomeye nuko habayemo gutangiza Open Network muri Pi Network nyine, ubwo hari muri Gashyantare ku itariki 20, ubwo n'ukwezi kwa kabiri Gashyantare, ku bantu bataza amezi ya Kinyarwanda. Ku itariki 20 rero z'ukwezi kwa kabiri habayeho gufungura Open Network muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Gufungura Open Network byari bivuze iki? Mbere Pi yari iri mu gice cyitwa Closed Network, noneho Pi yafunguye imirongo ijya hanze. Pi ishobora gukorana n'izindi blockchain, ndetse ecosystem yafunguwe ku isi yose, abantu barushaho kwiyongera. None ubu turi abarenga miliyoni 100 za Pi Core Team. Ibi byabaye nyuma y'imyaka irenga 6 Pi yubaka ibijyanye na infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo by'abantu bayikoresha, kugira ngo utility ibe hari kandi ibe ifunguye. Ahangaha turakomereza ku kindi gice kijyanye na Pi App Studio, AI n'uruhare rw'abantu mu bijyanye n'ibikorwa bya Pi Network. Pi Network yavuze ikintu gikomeye ku kijyanye na artificial intelligence irimo gutera imbere, ariko harimo ibibazo bigiye bitandukanye nshobora guhitamiraho. Ese inyungu zayo zizajya hehe? Abantu basanzwe se bazungukiramo bati? Pi aha niho yagaragarije ko artificial intelligence cyangwa se AI wongeyeho blockchain, ukongeraho ecosystem cyangwa se abantu, haba hatangijwe icyo twita Pi App Studio. Hangaha rero turasangamo igice cya tools ya AI ifasha abantu kubaka ama apps badafite coding skills ku bijyanye nyine n'ama application. Mwabonye bari abantu baba developers nabo bubatse nyine ama application, harimo bakoze Omenda, Crypto Bank n'izindi zitandukanye. Aha rero apps zisohoka zigahita zijya kuri Pi ecosystem. Aha rero hari imibare bakoze ku bijyanye n'izi application, bagaragaje ko apps zirenga 13,400 za chatbot, application zirenga 24,400 custom app, za zindi nyine zishobora kuba zakorerwamo ibikorwa bijyanye nyine na customer care, kugurisha n'ibintu. Kandi bagaragaza ko abantu barenga 51,000 n'abantu 800 bungutse cyangwa se bakubaka application. Ibi ngibi bigaragaza ko Pi itakiri coin gusa, ahubwo ari platform yubakirwaho services zitandukanye. Aha kandi twakurikizaho igice kijyanye na Pi Ventures, aho amadolari 100 yabashije kuba yakoreshwa mu bijyanye n'umushinga wa Pi Network. Ariko kandi ibi ngibi babifatiyeho imibare ijyanye na miliyoni zirenga 100,000 nyine by'idolari. Pi Foundation cyangwa se Pi Foundator batangaje ko Pi Ventures
ingengo y'imari yayo yarengaga miliyoni ibihumbi 100 by'idolari. Ubwo nyine ni amapayi wongeyeho USD. Intego yo kugira ngo bakoreshe iyi mibare ingana itya byari ugushyiraho setup, kongera utility ya Pi, gutuma Pi ikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki kandi cyahamagariye abantu gukora icyo twita investment. Zari zimaze kuba zatangazwa, iyizwi cyane niyitwa Open Mind, ndetse hakazaho AI and Robotics. Ahangaha kandi dushobora gukurikizaho igice cyitwa Pi Node zifashishwa muri decentralized AI. Ahangaha ibikorwa bigakomeza kuba byagenda byiyongera. Ahangaha turakurikizaho indi application yamamaye twamenyeshejwe na Pi Core Team yitwa CD Gaming Platform. Game zikoresha Pi game nk'inzira ikomeye iganisha abantu kuri utility. Ibingibi byerekana ko Pi igiye kwinjira cyane mu gice kijyanye na artificial intelligence, kandi igakomeza no kuba gaming. Muzi ko gaming ifata igice cy'ubwonko cyane mu bijyanye na manipulation, cyangwa se mu bijyanye no kuba yakoloniza abantu, kumva wahora nyine wikinira ku kagame. Aha rero Pi Network igomba guhita ihashora amafaranga, cyangwa se igomba guhita igirana imikoranire n'amagame menshi atandukanye kugira ngo ibashe kuba yakoreshwa mu buryo buri utility. Reka dukomereze ku kindi gice kijyanye na KYC, cyangwa se Know Your Customer and Mainnet Migration. Iki ni igice abantu benshi bari bategereje. Ibyakozwe mu bijyanye n'iki gice, reka nsubire inyuma ho gatoya mbanze mbibutse ko mbere umuntu yafunguragamo account muri uyu mushinga wa Pi Network agategereza igihe kingana n'iminsi 30 atangiye mining kugira ngo abashe guhabwa KYC. KYC ni urufunguzo rukwerekeza kugirana imikoranire na nyiri umushinga, kuko ni igikorwa kijyanye no kubarura nyine ibyangombwa byawe, bakamenya ko utari umuntu urimo babiri, nyine uri umuntu umwe, kandi uri umuntu wa nyawe, ufite amazina yawe bwite, ufite ibyangombwa bitangwa n'igihugu nyine, bakacekinga ubwene gihugu bwawe n'ibindi byinshi muzi. Aha rero iyi KYC yarahinduwe ishyirwa ku rundi rwego. Ahangaha bakoresheje icyo twita fast track KYC. KYC yakoreshejwe habayeho icyo bita kongeramo ubwenge bukorano, cyangwa se artificial intelligence. Hanyuma KYC yihuta kurushaho. Ibingibi byagabanye kandi ubukererwe bw'abantu bakoraga icyo twita validation, aribo ba validators. Imibare rero yagiye izamuka, ndetse nayo bayidutangarije. Abarenze miliyoni 17 n'ibice 5 bamaze gukora KYC yuzuye, ni ukuvuga ngo baravivuwe. Hanyuma abarenga miliyoni 15 bamaze kwimukira, cyangwa se kwimurirwa amacoin bajya ku gice cya mainnet. Abarenze miliyoni 3 bavuye muri tentative KYC bajya kuri full KYC. Ahangaha kubera ko itangazo ari rirerire ntabwo turi busobanura ijambo kurindi, nk'ubwo tentative umuntu utayizi yandike muri comment bagenzi be baze kumusobanurira. Ibi bivuze ko abantu benshi rero bagiye babona amahirwe yo gukoresha Pi mu buzima busanzwe, nk'uko nari mbigarutseho ko Pi Network igambiriye ko abantu bayikoresha mu buzima busanzwe. Turakomereza ku kindi gice cyitwa Node and Pi Desktop and Protocol. Pi ifite node zirenga 350 kuri testnet. Testnet ni igice cy'isuzumiro, ariko kandi hari igice cyitwa CPUs zirenga 1,000,000. Ibyavuguruwe nuko Pi Node yahinduwe izina rikitwa Pi Desktop Node Lacking Page. Ubu ngubu kuri top yayo hariho 5,000. Security cyangwa se kijyanye n'umutekano cyarongerewe, ndetse hazamo icyo twita Pi Linux Node yari yashyizwe hanze. Ikintu gikomeye cyane rero kuri Pi nuko Pi irimo gutekereza gukoresha node muri artificial intelligence. Ubwo nyine bakajya babikora bifashishije ubwenge bukorano. Ibingibi bishobora kubasunikira ko bashobora kubona companies zishaka computing power, kandi zikishyura node operator muri Pi Network. Ibi rero bishobora kuba
utility ikomeye cyane mu mwaka w'ibihumbi 2026 twinjiyemo ecosystem ndetse na DeFi wongeyeho na utilities. Nicyo gice dukurikijeho ibyagezweho kuri Pi Network, birimo ko ecosystem directory staking yabashije kuba yaba, ndetse batangaza imibare ijyanye na Pi hackathon, batangaza imibare ijyanye na Pi domain, handi haza DEX cyangwa se decentralized exchange and IMM automated market maker liquidity pool testnet, kandi token creation tools zabashije kuba zakorwa. Pi iri kugerageza kuba DeFi ecosystem yayo yajya mbere ikajya kuri mainnet. Dukomereze ku kindi gice cya Pi Network mu mwaka wa 2026. Ubwo ibyo biratuganisha ku cyerekezo nyine cy'uyu mushinga wa Pi Network. Pi Core Team yavuze ko mu mwaka wa 2026 izibanda kuri ibi bikurikira: gukora kandi gakomeza kubaka ibijyanye n'umushinga, kongera utilities, kandi hakaza icyo twita reload user case, kandi hakaza abakoresha uyu mushinga, wongeyeho aba developer, wongeyeho partners. Ni ukuvuga ngo bari kwagura amaboko mu bijyanye n'imikoranire. Icyitonderwa ariko ntabwo ibingibi badutangarije hejuru bivuze price, ahubwo bavuze ikijyanye na long term value and utility. Ku musozo w'iyi video nakubwira nti Pi ntabwo iri mu magambo gusa, ntabwo ari speculation. Hari ibikorwa bifatika yakoze, ndetse utility yabo irimo kwiyubaka gahoro gahoro. Umwaka wa 2026 ushobora kuba umwaka wubaka icyizere kinini ku bijyanye n'abapiyoni. None se wowe ubibona ute? Ese Pi Network izagera ku ntego yayo? Andika opinion yawe muri comment, ubundi dukomeze kubana muri ibi biganiro. Nshimiye wowe wese tugeranye kuri uyu munota, niyo mpamvu ari igihe cyiza cyo gukanda like, subscribe ku bantu batarayikora, hanyuma mugakora share y'iki kiganiro, tukabana mu biganiro byacu bikurikiyeho. Twakugezagaho incamake y'itangazo Pi Network yaduhaye. Ngerageje gukora summary igihe gito itari buze kubarambira, kubera ko igihe ari amafaranga. Nibyo ngibyo bikubiye muri dashboard zanyu. Ubwo nawe ushobora kuza gusoma byinshi byisumbuyeho ibyo ntasobanuye neza, ukamfasha kubisobanura. Nyine dukora nk'abantu, kandi tugomba gusharinga ubumenyi, tukabiganiraho byinshi byo guhindura cyangwa se gukosora, tukabasha kuba twabigendanamo neza. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone, ni mu ijwi rya Rugwiro Pro wanyumvaga. Tubane mu bindi biganiro. Sinasoza nakubwiye ko dufite amagroup atandukanye ya WhatsApp ugomba kuganiriramo natwe. Urebye muri video description handitse mowa, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu bitandukanye bigaruka kuri update nyine zijyanye n'amafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga. Mukomeze mugire umunsi mukuru mwiza wa bonane. Imana ibane namwe kandi izabane namwe muri uyu mwaka turimo. Ibiganiro byacu byo nakagaruka naho mu kiganiro cya mukanya, nkuko nakibasezeranije, kirebera hamwe crypto coin ugomba kuba wabikamo amafaranga mu gihe umaze kubifataho icyemezo. Ndagushimiye. Ibiganiro byo turacyabigutegurira, ahubwo wowe ni wowe ugomba gufata icyemezo nyine muri uyu mwaka cyo kugomba kwitwara mu isi ya blockchain, kandi wabihindura uyu munsi nyine, ubwo bikaba bibaye ubuzima bwawe busanzwe, kuba wabigize amahitamo. Ngayo nguko, Imana ibarinde.